Muraho neza abakunzi bacu bahora badukujya umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa ariko uyu munsi turi ku cyumweru. Aho tuje kurebera hamwe ibibazo 20 bakunze kubaza cyane, ibibazo 20 utajya mu kizame utazi. Rero nabyo birakorwa nkuko byari bisanzwe. Urafata agapapuro, ufata agakaramu, ujya hano hatuje ugende wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo 4 kugira ngo uze kureba amanota wari kugira kuri 20 nka kino kizame cyakozwe. Ibindi byo no kuza gukanda subscribe mbere y'uko ureba ino video niba ushaka gukora rimwe, kuko ikintu cyose kira kuri YouTube channel yanyu aba ari cyo kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Byaba amasomo bashyiriraho cyaba kino kizame kiba cyakozwe, murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona hari ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze. Kugira ibyo byose rero ujye ubibona ku gihe mbere y'uko ureba video, jya handitse subscribe wakande, niba njya mbishyiraho ujye tubona ko mbishyizeho utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link bibutsa ko code ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa duhamagare kuri 078 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyo ukora ni kimwe, uduha amasaha aboneka ku munsi. Yageze turaboneka tukakwigisha, wazagerwaho n'ubuneri nkaho tuba twariganye ari wowe wenyine turi kwigana. Ntago twigira muri groupe, ahubwo iyo turakwigisha mu buryo bwa online kubera muba muri abantu benshi batangiye igihe gitandukanye, tukwigisha wenyine tukaya tuguraguha ibintu kabivaho byumvishe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ku izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Ari kuri mu mujyi wa Kigali ufite igihe gito ushaka kwiga umunsi umwe, uratwandikira cyangwa duhamagara kuri 089 tukagusanga aho uri, cyangwa tukakubwira ahantu dusanga tukakwigisha umunsi umwe gusa bugacyo ukajya gukora, kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ku izo nimero maze kubabwira, ibyo byose tubafashemo. Ndizera ko mwamaze gufata udupapuro, ndizera ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe cyane mwa kino cyumweru gishize, bakunda no kubaza. Ushobora kujya mu kizami cyawe ejo ukagisangamo. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Utegereze neza icyapa dufite, ahasigaye umbwira ubusobanuro bwacyo. Kino cyapa gisobanura iki? Hano murabizi hari ibisubizo 4 baba baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo icy'ukuri ukacyandika ku papuro. Aravuga ngo umuhanda uzenguruka, beka kuvuga ngo igice cy'umuhanda uzenguruka. Seka kubwira ngo aho banyura bazengurutse. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umuyobozi ko hari iki, ko hari icyago. Ese kino cyapa gisobanura iki mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, bashaka ngo A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. None wowe urabona igiso cy'ukuri hano ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aho banyura bazengurutse. Mu zindi ndimi z'amahanga mujya muhita ngo ni kuri rompuwe, ni muri rompuwe, ni hari abanyura bazengurutse. Iyo banye kino cyapa uba ugiye kuhagera. Ntuzigere ujya mu kizame utazi kino kibazo, gikunda kuza cyane. Kugira ngo rero ujye tubona n'ibindi bintu byose biri gukunda kuza, jya handitse subscribe wakande n'igihe cyawe ikintu, ntuzajye uridira ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Kitegereze neza kimeze nka kira cyo ruguru, nacyo ni ishusho ya mpande 3, muzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bitandukaniye ku birango, ubwo bivuze ko na kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Gisobanuye iki? Araba ngo iteme ridahoraho. Beka ngo umuhanda utaringaniye. Seka kuvuga ngo umuhanda winjira mu kuzimu. Deka kuvuga ngo ubutaka bworoshye. None urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Urahitamo icy'ukuri kimwe cyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uraza kugira kuri 20. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Na kano kanya hari abantu bajya bandika muri comment ukumva rakubajije ngo ese bazatangira gukora ryari. Batangiye gukora tariki 6 z'ukwa mbere. Abambere baratsinze, abambere barazibonye, abambere batangiye kwiga
n'ibinyabiziga bari kwitegura gukorera za kategori. Nawe ikintu usabwa ni kimwe, fata telefoni yawe cyangwa twandikire kuri 0789 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu ugiye gukora, ikintu cyose cyagufasha tukajya tukiguhera ku gihe. Hasigaye uzagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Birashoboka ko waba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda ari kuri kure, uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Dufite amasomo meza ateguye neza, tukagira ibibazo byinshi bya exercice tugendeye kwa bino bakunda kubaza cyane. Wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, murabizi niyo ntego yacu. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihembe. Butsa ko na video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kwibashyiriraho, genda uyirebe kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa kire kuzigira cyongera kukunana, kuko ukuntu iyo video ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ikibazo cyangwa ibibazo babazaho, rero kugira ngo ntuzongere kubona bino bibazo byerekeye ku byapa ngo bikugore, maze urebe iyo video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda urajya kwisoza bino bibazo bimeze gutya bitakwitambika. Hano igiso cy'ukuri cyanya cyo nta kindi nibe umuhanda utaringaniye. Urabona ko turebeye ku birango uno muhanda wari urimo ibintu bimeze nk'ibinogo. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, rero ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu cyabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ibikoresho byoni kiba gifite bigenda byumvikana mu ntera runaka. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni, nubwo waba wicaye ahantu kure ugahita wumva kivugije ihoni, ubwo niko kiba gikoze. Cyo gifite ibikoresho byoni byumvikana mu ntera runaka ku buryo cyavuza ihoni waba uri kure waba uri hafi, bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga gikoze ukacyumva. Hano ntabwo ari ibyo batoje ngo ibinyabiziga bikurikira mwa bino baduhaye hano hepfo biba bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wacyumva. Ese icyo kinyabiziga ni ikihe? Araba ngo amapikipiki, bega ngo velomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. We hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko bamaze gutema igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri ni ibigomba kuba ifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira muri metero 20. Yavuza ihoni ikiri muri metero 20, ukaba wahita wumva ko velomoteri ivugije ihoni. Ndatekereza ko baramaze guhitamo rero B, ndatekereza ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko bino ni ibibazo bikunda kuza iyo ugiye mu kizami utabizi, amahirwe menshi nuko ushobora no kudatsinda ikizami. Bino bibazo 20 bakunda kubibaza cyane. Rero icyo urabona kikugoye cyandike muri comment tube twakigusobanura, cyangwa umamagare ngusobanura. Serivisi aba ari ubuntu yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize mwa kiro kizame kiba cyakozwe. Ikibazo cya kane kikakubaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga imirongo cyangwa iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 ku muyobozi utwaye ikinyabiziga, bitewe n'iki? Niba ari ku zuba wenda nta hari umucucu, niba ari igihe cy'imvura wenda hari nk'ibihu. Ubwo rero ntabwo biri gushobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kureba muri metero 200. Rero iyo abantu bari kugenda mu muhanda, rero hari ukuntu bagomba kugaragazwa kugira ngo abagereho hari ingamba yafashe kugira ngo abe atabateza ibyago. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugiye guhitamo kuri kimwe ucyandike ku papuro. Ese bagaragazwa gute? Ayirakubwira ngo itara rimwe cyangwa menshi yera, beka kubwira ngo amatara menshi y'umuhondo, seka kubwira ngo amatara menshi asa n'icunga rishije, deka kubwira ngo
ibisubizo byose nibyo. None wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Nka bino bisubizo bine baduhaye, ndatekereza ko amaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Bashobora kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, bakagaragazwa n'amatara menshi y'umuhondo, cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndatekereza ko namaze guhitamo D, ndatekereza ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Arakubwira ngo amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B kakubwira ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C kakubwira ngo imyaka 2. D kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu bashatse kuvuga ni iki? Bashatse kukubwira ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B ize kuba ari igisubizo cya nyacyo, cyangwa se amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo niye myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa. Uri kubona bano bana bari kuganira impande y'umuhanda, none uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kubageraho. Ese niye myitwarire myiza wagira? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo itonde, witegereze nibiba ngombwa ubaburire, unitegura kuba wahagarara. B kakubwira ngo ihute urengaho abo bana bari. C kakubwira ngo komeza ugume ku muvuduko munini. D kakubwira ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kuyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri, ikintu uba ugomba gukora hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Uba ugomba kwitonda ukitegeza nibiba ngombwa ubaburire, unitegura kuba wahagarara. Batubwiye ko ari abana bari kuganira impande y'inzira nyabagendwa. Ikintu uba ugomba gukora rero iyo ugiye kubanyuraho, ugomba kwitonda kwitegereza, niba ngombwa ubaburire. Ushobora kubaburira uvuza ihoni, unitegura kuba wahagarara mu gihe bibaye ngombwa. Ndatekereza ko ramaze guhitamo rero A, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 7 kikakubaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Arakubwira ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B kakubwira ngo ahegereye inyamaswa zikurura. C kakubwira ngo hafi y'amatungo. D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hari ikindi kibazo neza neza kimeze gutya, ariko ho barakubwira ngo aha mu nsisiro gusa. Bakivuga mu nsisiro gusa uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kiraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uzabura hitamo ko ari mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, kuko zino imburira zimurika zikoreshwa kugira bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo mu nsisiro ni he? Mu nsisiro ni nko kuvuga ngo nko muri quartier. Mu ndimi z'amahanga abantu benshi mukunda kuvuga muri quartier. Noneho turiya duhanda turi mu nsisiro ni twa duhanda tuba dukunda kunyurwamo n'abantu n'ubundi bahaturiye. Ukabona haciyemo imodoka, agacamo iminota 30, agacamo indi, agacamo iminota 40, agacamo indi. Twe nitwo bita uduhanda two mu nsisiro. Ariko hano niba kubwira ngo mu nsisiro gusa, uzahita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibavuga ndetse n'ahandi hose, uhitemo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ubuhe bugari? Ari akubwira ngo metero 3. Beka akubwira ngo metero 2 na santimetero 50. C kakubwira ngo metero 1 na santimetero 10. D kakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ibihe bipimo? Ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri rero hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro.
hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bagiye kugenda bagiye kukikoza mu bundi buryo, bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero. Rero biba ari byiza kuba wamenya uko bahindura ingero. Niyo mpamvu ndi kubategurira amasomo, murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byakozwe. Ikintu busabwa weho kugira ngo uzajye uhita uyabonera ku gihe nkiyashyiraho, ujya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba video ukamanza ukahakanda. Murabizi ikintu cyose nshyiraho aba ari cyo kugira ngo uzagerweho ukore rimwe uhita utsinda, kuko niyo ntego ya Rwanda Driving College TV. Hano rero ndakeka ko umaze gukanda subscribe niba ushaka kuzakora rimwe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho, byaba ari kiriya kibazo ndi gukunda gupostinga kiri kuza mu kizame. Hari abantu benshi bifasha biriya bibazo mba napostinze, kuko uragenda mu kizame ukabona kiragarutse. Kugira ngo ujye uhita uyibonera ku gihe rero ukanda subscribe aho hasi. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa ukurikira. Aravuga ngo burenga toni 1, beka ngo burenga toni 2, seka ngo burenga toni 24, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhita igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kwiyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure. Batwihera toni kandi batubwiye uburebure, ugahita umenya ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batubwiye uburebure none baduhaye toni, kandi toni ni urugero rw'uburemere. Ndakeka ko namaze guhitamo D. Ndakeka ko niba utari wayihisemo umenye impamvu nikigaruka ejo mu kizamura kora uhite ugikora. Murabizi gahunda yacu aba ari yo kugira ngo ibibazo byinshi ubiboneho ugerwaho mu kizame ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni arakubwira ngo kilometero 25, beka kuvuga ngo kilometero 70, seka kuvuga ngo kilometero 40, deka kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kuyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ramaze guhitamo D, ese ramaze kuyandika ku papuro. N'ubundi niba bajya kukubaza ikibazo ni kuri barakikubaza mu kizame urakora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri, ubwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Abahe? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Itamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uraza kugira kuri 20. Abahe? Irakubwira ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Beka kubwira ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Seka kubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano ndashaka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Tekereza ko amaze kwandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ubundi buriya butaka buba butsindagiye butandukanye imihanda ibiri. Murabizi nk'iyi modoka zije ari nyinshi watangiye kwambuka umuhanda nibwo uhita ubuhagazemo. Wamara kuhagararamo zamara kugabanuka ukabona gukomeza kwambuka umuhanda. Niyo mpamvu ni igisubizo cy'ukuri ari A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero A. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Niba utazi ukuntu bakoresha computer, reba video maze kuhakorera iri kuri YouTube channel uyirebe kugira ngo nujya mu kizame uzabizi ukuntu bakoresha kuri computer ntibizakugore. Harimo n'ikizame twakoze cyo kuri computer ukirebe kugira ngo ntibizakubere imbogamizi. Hano abona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Mwese mwagiye mubibona mu gihe cyo kwamamaza.
byagendaga gute? Biriya binyabiziga byabaga ari byinshi, byabaga byatonda umurongo urenze metero 500, niyo mpamvu babigabanya amatsinda. Ririya tsinda rero naryo rigomba kuba rifite ibipimo runaka, ndetse no hagati ya ririya tsinda n'irindi hakaba hafite ibipimo runaka. None ari kuvuga ngo bishobora kugabanywamo amatsinda atonze uburebure utarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo utarengeje metero 50, B ikavuga ngo utarengeje metero 100, C ikavuga ngo utarengeje metero 150, D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano abona igisozi cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Bagabanyamo amatsinda, ririya tsinda riba rifite uburebure bwa metero 50, noneho na hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati naho uba ugomba kuba ungana na metero 50. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko kiramutse kigarutse niba utari wahisemo A wagikora. Murabizi niyo mpamvu dukosora ibizamini byakozwe kugira ngo ubone ku bibazo, nikikunanira nikigaruka ikikugore. Murabizi niyo mpamvu dukosora, kuko gukosora aba ari byiza, kuko ikintu kikunaniye ntabwo cyagaruka ngo cyongere kikunanire, uhita ubona igisozi cy'ukuri iyo kigarutse. Niyo mpamvu abantu mwayino minsi uzajya ukumva ese ukoze kangahe, akakubwira nkoze rimwe. Gukora rimwe byabaye umuco. Hamwe na Rwanda Driving College TV, ikintu busabwa no gukanda subscribe, ikintu cyose nkizeho ukakireba, aba ari cyagufasha kugira ngo ukore rimwe. Ikibazo cya gatatu kikakubaza ngo, cya 13 kikakubaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiro idakomeza kirangwa n'ikirango. Kuvuga ikirango ni rimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira. Aravuga ngo umukara n'umutuku, beka ngo umukara n'umweru, seka umweru n'umutuku, deka kuvuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Niba utari wakibona, reba iriya video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda namaze kubakorera kugira ngo ikibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Umuntu wayirebye ndakeka kukoze kino kibazo. Hano iso cy'ukuri nta kindi nise aba ari umweru n'umutuku, kiriya kirango kiba kimeze nka ta, agarongo gahagaze ari umweru, gatambitse hejuru ari umutuku. Ndakeka ko ramaze guhitamo se rero, utekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Abahe? Aravuga ngo umuyobozi, beka ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, seka ngo ushobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Deka kugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ubundi buri modoka yenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba uri munsi ya batandatu umuyobozi abariwemo, bigomba kugira ngo imikandara yo kurinda ibyago. Bigomba kugira imikandara, murabizi imodoka zigiye zigira imikandara ariko yo kurinda ibyago yagenewe aba bakurikira. Abahe? Hano ndakeka ko amaze gutemeza iso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi hari imodoka zifite imikandara, umukandara w'umuyobozi waba ari itegeko, nta kinyabiziga zino modoka, nta modoka itagira umukandara w'umuyobozi. N'umuntu wicaye ku ntebe y'imbere, ndetse ibishobora no kugira imikandara ku ntebe z'inyuma. Ndakeka ko abantu mwazigendeyemo muri guhitamo byumva neza. Hano rero igisozi cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni byo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Aravuga ngo hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, beka ngo hegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, seka ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Deka kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Buriya itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa hehe? Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo urebe ko amanota tugize kuri 20 ariyo wari kugira iyo ujya gukora kino kizame. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Murabizi ni nabwo ruhande umuntu yagiye kudepasa acamo. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero A, ndatekereza ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kikarabaza ngo
nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Kuyahe matara? Ariho ngo amatara kamenabihu, mbega ngo amatara yo kusubira inyuma. Se kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero C. Ndatekereza ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ngenda bategura amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe. Uramutse uri gukosora kino kizame ukabona hari ikintu kiri kukugora, cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma ndanazisubiza, nkareba ibiri kubagora nkabibateguraho amasomo kugira ngo nimugerwaho muzakore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Na kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira umugenzi kwiki ko hari icyago. Impamvu bivuzeho nuko mbazi ko hari ibindi bibazo bibaza gutyo bikakubaza wenda ngo ibyapa biburira bibereye kumenyesha umuyobozi ko, bagahita kubwira ngo A ko hari icyago, B ko bihari, bakaguha amahitamo ariko urahitamo ko hari icyago. Bibereye kugira ngo bimenyeshe umuyobozi ko hari icyago. Aravuga ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Mbega ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Se ngo cyerekanaho umunyegare agomba kunyura. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Na bino bisubizo bine baduhaye hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwa. Mu bundi kino cyapa bagishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Ya nzira iyo wamaze kwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uyivuyemo, rero bagashyiraho kino cyapa kugira ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Murabiza amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe no mu muhanda ubisikanirwamo abatandukanye. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindura icyerekezo. Rero kino cyapa bagishyiraho bakubwira ko wavuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe noneho ugeze mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu kino cyapa gisobanura ko ari ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho iyo bakubwiye ngo ishusho bari kukubwira se kino cyapa uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande enye, ese uri kubona ari mpande eshatu. Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, handitsemo 30. Bino byapa biri mu bwoko bw'ibyapa ntago ndabikubwira kuko iyo nkubwiye ubwoko bwacyo byagufasha guhita umenya igisubizo cy'ukuri. Ariko umuntu warebye iriya video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda wenda akeka ko arahita akora igisubizo cy'ukuri. Arakubwira ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. Mbega ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Siga ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Deka kubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara imbere mu birometero 30. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, ugahita umenya ko n'igisubizo cyacu kiraba gisa nkaho gitegeka. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Iyo ubonye kino cyapa umuvuduko muto ugenderaho ni uwanditse mwa bino birango. Ubwo nuhagera umuvuduko muto uragenderaho ni kilometero 30 mu saha, noneho ubutegetswe guhita ugenda hejuru ya kilometero 30 mu saha, cyangwa se ukagendera ku muvuduko mutoya ugeze aho ngaho aba ari uwo nguwo wanditse mu cyapa. Umuvuduko ariko mutoya mu gihe ntugera kwa biriya byapa bibuza, iyo handitsemo nka 30 bari kukubwira ko utagomba kurenza kilometero 30. Ariko bino bitegeka iyo handitsemo 30 umutoya ugenderaho ni wanditse mu cyapa. Ndakeka ko umenye itandukaniro ry'ibyo byapa bibiri kuko ukunda no kubibona mu nzira nyabagendwa. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya
Icya 19 kirabaza ngo itegereze neza, kirabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda. Ese ni ubuhe buryo buba bugomba gukoresha bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe. Aravuga ngo kumushyira ku nkengero y'umuhanda, bakavuga ngo kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga, no guhamagara ababishinzwe. Se ikakubwira ngo gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. De ikakubwira ngo guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ugeze mu nzira nyabagendwa, ubonye umuntu wakomerekeye mu mpanuka, ese uba ugomba kugira iyihe myitwarire? Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu uba ugomba gukora, igisubizo cy'ukuri ni B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga, no guhamagara ababishinzwe, ugahamagara nk'imbangukiragutabara, ugahamagara nk'abapolisi kugira ngo bahagere ku gihe bamuhe ubufasha. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero B, ndatekereza ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabashijwe uyu munsi, kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe yagize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande, beka ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. Seka ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. Deka kugira ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu uba ugomba gukora mu gihe ugize uruhare mu mpanuka ariko nta wakomeretse, hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni uba ugomba gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira iruhande. Shushanya aho zagonganiye no kuzishyira iruhande cyangwa ku ruhande. No kubera iki uba ugomba gushushanya aho zagonganiye? No kugira ngo niba hagera bahite bamenye se ninde wari uri mu makosa. Ndatekereza ko bino bibazo 20 bakunda kubaza hari ikintu bigufashije. Niba uri hafi gukora urakora mwa kino cyumweru, inama nakugira, ibibazo biragaruka. Urareba ikizami cyose cyakozwe ugikosore, ibibazo biri kugaruka, uri kujya mu kizamu ukabona ibibazo 5 biragarutse, ibibazo 7 biragarutse byo mu kizame kimwe wakoze. Kugira rero ukore rimwe nta kindi biba bigusaba, ukosora ikizame cyose cyakozwe. Kugira ngo ugire ahita ubona ko nyikushyizeho, jya aho hantu handitse subscribe uhakande kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Urebe kiriya kibazo niba ukunda gupostinga kikunda kuza mu kizame nacyo gikosore. Ibindi byo no kuza ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 078 9351626 dufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza.